yabwiye Bikira Mariya ati dore umwana wawe. Ubwo numva bishimishije nkajya mpora mwiyambaza igihe cyose kugeza no kuri iyi saha. None ubu ngubu ngiye kumutura isengesho. Mariya mubyeyi utagira inenge wa Yezu wacu, ubwiza bw'ubu gutemba ku mubiri buduteye ubwuzu, umubano w'amakuba turimo muri iki gihe duteye ubwuzu. Twishyize mu maboko yawe, twizeye ko umutima wawe dukunda rwose uzaduha icyo tugusaba, kandi uzatubere ubuhungiro bw'ibyago buduturutse impande zose. Ibyaha twakoze byadukururiye ibyago bitagira ingano, ariko tukabirengaho tukaririmba dutangarira ubukire busumbye bw'ibindi biremwa Imana yaguhaye, kuva igihe usamwe kugeza umunsi ujyanwe mu ijuru, akakwambika ikamba ry'umugabekazi w'ibyo yaremwe, soko itagira inenge y'ukwemera. Shyira ubwenge bwacu mu mariba y'amahame y'iteka, urabyo rwera n'inyange, ugahomora ubutungane bwose, imitima yacu kwanga icyaha gihumanyaraho, kikatugira abanzi b'Imana n'abagaragu ba Satani. Muhire abakunzwe n'Imana, umva isengesho ry'umuboko wawe ukwamaza muri uyu mwaka wawe wakugeneye. Erekeza amaso yawe ku magorwa yacu, hindura imitima y'abagira nabi, hanagura amarira y'abarira n'abababaye, komeza umutima w'abakene n'abato. Tsemba inzangano, ganza ingeso mbi n'ibyaha, rinda ubusugi bw'urubyiruko, urengere Kiliziya ntagatifu. Waha abantu bose kumenya ko bavindimwe, bose bari ku muryango. Umuseke w'ijuru ry'amahoro usaza isi yose urasire. Akira mubyeyi w'imico myiza, amasengesho tugutiye twiyoroheje, turagusaba ko umunsi umwe bazaza guteranira imbere inteko yawe mu ihirwe ry'iteka. Kubwa Yezu Kristo umwami wacu. kandi y'umwami wacu kuko ubikirikana umubyeyi we ntasiga neza kuzwereza mfite akantu k'akavugo ngiye kubabwira ariko kavanzemo ikinyarwanda cyashize hari uza kumva akumva ati kiriya kinyarwanda ntabwo ushobora kuganira yewe ubwo ngiye kugatangira rero ni isomo ni inzira tuzanyura kavuga ubu nakuvuga icyambu cyangombwa cy'abantu mbwira ab'isi inzira tuzaca umunsi twavuye mu Rwanda igihe tuzacirwa urubanza tugomba kuyihanagura rwacu bwite urwo badusanganiza dusanga ni ugusigwa kw'abagabo urwo badusanganiza dusanga mwumve rero abo mu buzima inkuru yamvanye ahaye urugendo Imana yampaye ngo njye kwiga no kuyitoza n'abandi nari natunguwe n'indwara nahuye n'irindi gusenga no gusukura n'umukuzi indabo nateyeho za roza ndazibagarira nzuhirira igihe ndi mu nzira ndi muri ibyo numva akabeho ntamenyeye kanyirutsa umubiri wose iryo joro ryose mbanareba barampeka bajya kunyereka muganga baramubyutsa abandi bike arampima asanga ari umusoro amuha umuti n'igitanda ndaryama asubira mu ijoro iwe ku buriri igihe cyo mu nkoko ndarabirana roho isa n'ivuye mu mubiri ndabuka igihugu kindi ntazi igihe nkirindagira ntakibona mbona umuhungu aturutse mu bicaguruka nsanga ndeba rwose ngo ni marayika Mariya angeze ahambwira afite urugwiro ati turasanganywe turahorana ati ndi umurinzi wa roho yawe ati ubwo wifuza kubona byinshi banza utangirire kuri iyi urebe Yezu ahaturura nyirabukwe ndegera n'umubwira mbona harimo ikinyarwanda kinyuranyije mbona wa mugabo aragushije aturutse mu nzira iva mu Rwanda igihe nkirindagira ntakibona ubwo umumarayika murinzi wa wundi navuze mu kanya kashize araza ati tuza humura mubyeyi kandi munyarwanda ubwo mbona Bikira Mariya akenyeye izuba yiteye ukwezi ateze urugori rw'inyenyeri 12
ubwo bigasanga isengesho wa mubyeyi yavuze naryo ndarizi yarivuze neza rwose burya Bikira Mariya aradukunda se mubonye ko adukubise akantu nakunze kumva ibitekerezo muri 80 nibwo natangiye kugira se muzi ko kuva muri Rulindo ari njye wajyanye abantu n'amaguru ninjye wabajyanye bwa kabiri tujyana n'umubikira ndabyibuka ninjye wabajyanye njye nagezeyo muri 84 abana babonekewe gatatu mu nshuro ya kane nari nagezeyo naho nagira ngo twibuke twicuze roho ntitukicuze miliyoni tujye twicuza na roho murakoze mu kirisi tubyari umucu